Turi mu kinyejana cya 14 ku ngoma y'umwami Cyilima Rugwe, umwe mu bami b'u Rwanda batuye kuri aka gasozi kahoze mu gihugu cy'Ubugesera. Nsanzabera Jean de Dieu, umusizi akaba n'umuhanga mu mateka y'u Rwanda, aratubwira amateka y'aka gasozi. Ubundi hari aho Ubugesera uwitwa Cyilima Rugwe yahatuye ashaka kwiyenza ku mwami witwaga Nsorobihembe w'Ubugesera ngo amutere. Noneho Nsorobihembe arahamurekera, arahatura. Ari nacyo cyatumye nyuma yaho hamwambura umugore witwaga Nyanguge za Sagashya, aramutwara, ari nawe babyaranye Mukobanya. Ariyo mpamvu bayamucaho imigani ngo yari umugore w'abami babiri, kuko yarongwe n'umwami w'Ubugesera Nsorobihembe ndetse n'uw'u Rwanda Cyilima Rugwe. Nyuma yo gutanga, umwami Cyilima Rugwe yasimbuye ku ngoma n'umuhungu we Kigeli Mukobanya. Kuri iyi ngoma nibwo Abanyoro bari bafite ubwami bukomeye muri aka gace, bikoze mu gitero cyabo cya mbere batera u Rwanda banyuze mu bice bibiri. Abanyuze mu ndorwa y'Iburasirazuba bogoza izo mpugu zose ntawe bakoma imbere, nuko bahenguka mu Bwanacyambwe. Nuko umwami waho ubaye Nyabakonjo abaha inzira buhanya bagana ku ngoro y'umwami yari intora hazwi nko ku Gisozi ubu, maze ingoro y'umwami barayitwika. Urugamba rusakirana ubwo kugeza aho u Rwanda rutsindiye Abanyoro. Umwami Mukobanya wari ufite imitwe y'ingabo zikabije kurwana, yakomeje kurwara inzi ku Bwanacyambwe kuko bwahaye inzira ingabo z'Abanyoro zigatera u Rwanda. Nuko Kigeli Mukobanya yambika umuheto, yambarira urugamba, aragenda atera umwami w'Ubwanacyambwe bw'Abongera witwaga Nkuba ya Nyabakonjo, wari uteye hariya neza mu Giporoso. Urugo rwe rwari hahoze ari muri Sare Motoro. Nuko aramwica, ingoma y'Ubwanacyambwe yigarurirwa. Mu gutanga izina, Kigeli Mukobanya yaraje ahagara ku gasongero k'uyu musozi wa Kigali. Uburiza bwigaruriwe na se Cyilima Rugwe. Areba igice cya Gasabo ya kera, noneho areba umurambi w'Ubwanacyambwe bwose, aho uhera kuri uyu musozi ukambuka Kicukiro, ugafata Nyarugenge, ugafata na Rwamagana y'Uburengerazuba. Arangije avuga ati cya gihugu ntabwo kikiri imisozi 7, ahubwo noneho cyabaye Kigali. Kuva icyo gihe uwo musozi uhakurira iryo zina, witwa Kigali cya Bwanacyambwe. Nuko ngo ni umusozi ukura izina ku ngoma y'umwami Kigeli Mukobanya watwaye u Rwanda hasaga mu 1378 kugeza mu 1411. Ngiyi inkomoko y'izina Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda. Izina Kigali rikaba ribumbatiye ingingo yo kwaguka, bivuze ikintu cyagutse. Uretse kuba kuri uyu musozi wa Kigali hakigaragara ibigabiro by'abami, ni naho haberaga umuhango wo gusaba umutima w'u Rwanda. Kiriya giti naravutse ngisanga gihari, nkumva yuko ari ikigabiro cy'umwami. Mbese ntabasha kugihungabanya. Data umbyara avuga ati n'umuntu agikomerekeje, yatubwiraga yuko ushobora kugira izindi ngaruka zakubaho zijyanye no gukenyuka n'ibiki byose. Ni igihamya cy'uko abo bami babayeho, ndetse tukabibuka nk'abakurambere Impanga-Rwanda barwubatse Rugambigitinyiro. Gusa ikindi gikomeye cyabereye kuri uyu musozi ni uko ahangaha hariho Abanyarwanda bazaga gusabira Imana umutima w'u Rwanda, ngo u Rwanda rugira umutima, Abanyarwanda bagira umutima, igihugu kigira ubuhoro, kizira ubusame, kigira uburame. Muri make ni icyo gikorwa gikomeye gituma umusozi wa Kigali ukomeza kuba umusozi uzira, umusozi mutagatifu mu mateka y'u Rwanda. Umusozi wa Kigali ni umwe mu misozi miremire igize umurwa mukuru w'u Rwanda. Iyo uri mu mpinga z'uyu musozi uba ureba mu bice bitandukanye by'igihugu. Magingo aya ukaba warabaye umusozi w'ubukerarugendo bushingiye ku muco, aho abantu benshi bakunda kuhatemberera ndetse no kuhakorera siporo. Umwihariko w'uyu musozi nk'uko bigaragara ni uko iyo uhagazeho uba witegeye igice cyose cy'amajyepfo y'u Rwanda, wajya no mu rundi rubavu ukaba witegeye igice cyose cy'uburasirazuba bw'u Rwanda, ndetse n'imigezi ya Nyabarongo uba uyireba, ku buryo habona ibintu byinshi nyaburanga bigize igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko umujyi wa Kigali. Umusozi wa Kigali ufite umwuka mwiza kubera ibi biti. Abantu benshi baza gukorera siporo kuri uyu musozi buri gihe, cyane ari nko ku cyumweru. Ufite imyaka 60, ariko siporo nyine yarabimfashije kubera hari indwara nyinshi turinda nk'imivuduko no kubyibuha cyane, ugasanga nta kibazo dufite mu byerekeye ubuzima.
Umusizi Nsanzabera avuga ko nubwo intambwe imaze guterwa ishimishije ko ariko nanone hakwiye kongerwa ikibatsi mu gusigasira no guteza imbere urusobe rw'amateka y'u Rwanda ari kuri uyu musozi ndetse bikarushaho gutanga umusaruro mu bukerarugendo bushingiye ku muco. Uyu musozi ni nawo watsindiweho Abanyoro. Uyu musozi rero ukwiye gukorerwaho ibikorwa byinshi bigaragaza yuko uyu musozi wakorewe ibikorwa byinshi bigamije guhanganira u Rwanda, bigamije kwerekana imyemerere yabo, bigamije no kurwubaka rugahamya igitinyiro. Urumva rero yuko uyu musozi ni umusozi mutagatifu, ni umusozi ukwiye kuziririzwa, ni umusozi ukwiye gutinywa, ntukorerweho ibikorwa bibonetse byose. Uyu musozi wa Kigali ukora ku mirenge ya Nyamirambo, Mageragere, Kigali ndetse na Kimisagara, yose mu karere ka Nyarugenge. Nshimiyimana Silas, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali. Arakoze cyane rero Silas, ngira ngo azaturebera n'indi mijyi nka za Nyagatare, Butare, azagenda yose ayinyuramo atubwira amateka yaho. Ariko Kigali numvise ifite amateka menshi cyane. Reka twerekeze mu mikino nk'uko mubibona.